dutangiye nshaka kubereka yuko mu buzima mu rugamba turwana rwa buri munsi hari igihe abo mwarwananaga bakujugunya kubera yuko inyungu bari bagutezemo batazibonye, ariko amahirwe iyo uguye mu biganza byiza, ndashaka kuvuga ibiganza by'Imana, iyo abantu bakujugunye, abo mwarwananaga urugamba bakagutererana, ntuzagire ngo ibintu birarangiye, haba hakiri ibyiringiro. Mu rugamba kugira ngo uneshe, ntukajye ugira ikintu cyose usembura utabanje kwiyegereza Imana. Ndashaka kubaza abantu bubatse hano, gushaka ni urugamba sirwo? Ni urugamba. Uzirinde gutera intambwe yo gushaka utabanze kugisha Uwiteka inama. Ndashaka kubabaza, uyu munsi mukurikije uko ubuzima bwubatse, gushaka iseta yo gukoreraho no kuyibona ni urugamba sirwo? Uzirinde gupfa guhubuka ngo ugiye kujya mu mikorere utabanje kugisha Uwiteka inama. Uyu munsi niba ushaka kutazakorwa n'isoni no kugira ngo abantu bazaguseke, iyi niyo tekinike. Reka mbabwire ikintu kibabaje. Satani ajya akoresha abantu, Satani akajyana abantu mu byaha, Satani akagutegurira ubuzima akabushyira imbere yawe akakwahagiza, ariko birangira Satani agutaye. Mpamvu uzajya kubona ubona umuntu abaye indaya, atangiye akora muri hoteli, ari indaya yo muri hoteli, asambana n'abazungu, amanuka ku rwego, Satani amumanura, agasura kamara kumushirana, Satani agahita akuzana akagukubita ahantu mu kabari banyweramo za zindi zitwa mukubita ugire gute, mukubita umwice. Umuntu wese akazaza akwegera na wa undi w'urwagwa arimo kuvuga ati truwasa yanjye ndayafite hano. Nuko Satani ahemba, iyo akumazemo ubuntu arajugunya. Nshuti z'Imana, nagira mbabwire ngo umuntu udashobora kujugunya umuntu ni Imana yonyine. Ariko mumenye ko muri uru rugamba turimo, uko tugenda twegera imbere, urugamba rwanga abantu bazajugunywa. Hari amagambo yanteye ubwoba nasomye mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye kuri paje ya 14. Ayo magambo aravuga ngo mu ntambara ikomeye iheruka, Satani azakoresha ayo matwara agaragaza uwo mutima w'ubugome, kandi aharanire kugera kuri izo ntego ze nk'uko yabigenje mu bihe byashize. Ibyabayeho kera nibyo bizongera bibeho, uretse ko intambara yo mu gihe kizazayo izagaragaramo akaga gakaze iyi si itigeze inyuramo mbere hose. Ubushukanyi bwa Satani buzarushaho kubamo ubucakura, kandi azarushaho kugaba ibitero bye mu buryo bwimazeyo kugira ngo abone uko yayobya n'intore niba bigize gute bishoboka. Ubu rero iyo Imana uyishyize ku ruhande rero, usigara mu ntambara yawe wenyine ikureba itareba undi muntu. Ubu hari abantu barimo kurwana intambara zo mu rugo bazirwana bonyine, kuko bajya gukora ubukwe Imana barayirukanye mu buzima bwabo. Kubw'ibyo rero barimo bararwana intambara zabo. Umugabo yanyahagije ariko ndahangana nawe tu. So ni intambara zanyu. Buriya nagira ngo mbasabe mwa bantu, shaka uburyo uzirinda kwigiza y'Imana ngo wishakire umuntu muzafatanya intambara Imana itarimo. Ntago bizakunda. Aba bagabo murimo kubona barimo barabwiriza inzira y'agakiza, nyamara mubeseriye mubumvire, ubwo wavumbura ko ari dayimoni. Kubw'ibyo rero ntibitangaje ko na Satani yihindura marayika w'iki umucyo. Tugiye kuzaza twakira abantu mu ngo zacu baje kutubwira amasezerano y'Imana. Imana yakuntumyeho, ufite akanya gato ngo tuganire, ni iminota mike ariko ndimo ndihuta ku kazi. Akicara, urabizi ko umaze iminsi ufite ibibazo, Satani amaze iminsi akugerageza cyane, ariko nagira ngo mbabaze, muri uko twicaye hari umuntu Satani yoroheye muri no minsi? Haguruka nkwibarize. Ubu umuntu aramutse akubwiye akakubwira ati Satani yarahagurutse muri aya mezi 2 yarasheze akumereye nabi, ariko Imana irambwiye ngo guturuka izi saha birakemutse, ubu maze amezi 2 worohewe? Singuriya se? Icyo nagira ngo mbabwire yicarire, Satani agiye guhindura tekinike. Tugiye kwakira abahanuzi b'ibinyoma mu ngo zacu, tugiye kwakira ababwiriza bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iziki, nk'iz'ubushye. Aza kurebe
akubwira ati ngiye kugusengera nirukana abadayimoni batuma umugabo wawe atahatinze, naho yaje kurutahamo. Uzashiduke usigaye uri umugore we mu buryo utazi, warabaye indaya ye. Igikenewe rero ni iki? Nuko umwuka wari uri muri Pawulo umanukira muri wowe, ukagera ukicara ukavuga ngo amagambo nubwo ari meza, nubwo bigaragara ko ari umurimo w'Imana, ntibishoboka ko twarangaye Satani akinjira. Pawulo yahise abwira dayimoni ngo muve mu uyu mukobwa, kandi uyu mukobwa yari amaze iminsi agenda inyuma yande, nyuma ya Pawulo. Ntago abantu bose bavuga Imana ari abakozi bayo, ntago abantu bose bavuga ko Imana ibohereje ari ibibohereje. Ntabwo kuba umuntu ari kuri televiziyo no kuri radio avuga ibintu by'Imana bivuze ngo ni umuntu w'Imana. Bigukeneye kugira icyo bita self assessment. Umugore aragenda ariyoberanya, buriya umudamu ashobora kwiyoberanya mugahurira Nyabugogo ntumumenye ari n'uwawe. Ubusaramutse akubisemo cya kintu bya bintu by'ibisatsi bambara n'ibiki, akubisemo bira bintu by'ibitentire, yarangiza agahita akubitaho, hari amaherena basigaye bambara batiriwe bapfumura, kwizura agakubitaho ikindi kintu cy'iherena n'iki, yarangiza agahindura ingenda akambara urukoti n'icyo umusize mu rugo ari umukecuru wamumenye. Hari abakecuru bajya bitamurura ku buryo rwose umuntu w'umusore amwegera yiteye na bya birangi basigaye bitera, kamubwira ati sister wampaye akanimero se. Iyo rero muganira ari igihe ujya kureba ukabona mu menyo ugasanga amenyo yarihengetse andi yarakutse, utangira kwibaza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntacyo waba, simbuka abamarayika b'Imana barakuramira. Ikigeragezo cyo kwirekura mu bintu ibyo ari byo byose. Ujya kuganira n'umuntu akakubwira ngo njyewe Imana mbana nayo ku buryo nshobora kujya mu kabyiniro nkararamo abantu bakabyina bakanywa inzoga bugacya njyewe nta cyaha nkoze, ndi hehe? Mu kabyiniro. Satani abakubwiye ngo simbuka kuko yategetse ko abamarayika bazagira gute. Ubu dufite abantu bishyira mu kaga kandi bitari ngombwa. Dufite abantu Satani arimo kuzamukira kunda nkuko yabikoze muri Edeni, ni nako yabigenje igihe yahuraga na Yesu. Yaramubwiye ngo niba uri umwana w'Imana hindura amabuye imitsima ugire gute. Kandi koko Yesu yarashonje, ariko Yesu yaravuze ngo umuntu ntatungwa n'umutsima yego atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'iki. None muri ino minsi turimo turiba, turimo turica, abantu benshi amo barahemuka. Wamubaza uti ko wahemutse akakubwira ati nanjye sinjye ninda, none ngenze nte? Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Tubahaye rero ikaze muri uyu mugoroba. Dufite icyigisho cyiza kandi gikomeye. Nagira ngo buri muntu wese ufite aho yandika ahategure. Nkuko nabibabwiye, turi mu cyumweru cya kabiri gisoza amateraniro yacu. Hari ibintu bitatu: hari ukwiga aricyo dushyize imbere, hari ugusenga no gutegura ubuzima bwawe aricyo cya kabiri, cya gatatu no gufata umwanzuro w'uruhande rw'Imana no kurujyamo. Ibyo rero tukaba turimo kubyiga muri iki cyumweru. Turimo kwiga inyigisho z'ubuhanuzi, ariko ku munsi w'ejo umuntu uzasiba azaba ahombye cyane. Ndavuga ku munsi w'ejo kubera ko umuntu uzasiba ejo, iyindi minsi azaza yumva, ariko yumva hari ikintu gikomeye yahombye. Ndabararitse rero cyane ku munsi w'ejo. Uyu mwanya dufitanye icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ifite umutwe ubaza ngo ndwane nte ngo neshe. Ndwane gute kugira ngo neshe? Murimo murabibona yuko ibihe turimo ni ibihe birimo kuturusha imbaraga. Ni ibihe urimo kurwanisha imbaraga zawe zose ariko ukabona nta kintu zirimo kugeraho. Ni ibihe urimo kwiha gahunda yo kureka ikintu ariko ukabona buri munsi n'ubundi kiracyakurusha imbaraga. Ibi ni ibihe duhanganye n'imbaraga z'abadayimoni, ndetse abadayimoni barimo kugenda bigaranzura bigarurira imiryango y'abantu bahoze basenga Imana. Ni igihe Satani arimo gukora ku mugaragaro. Ni igihe kandi abakozi ba Satani barimo kurwana bashikamye bizeye intsinzi. None ndarwana ne ku rugamba rwageze ahantu hakomeye.
kugira ngo ndwane neshe birasaba iki? Kubera iki? Muri uyu mugoroba nagira ngo buri muntu wese amenye yuko uko arimo kurwana uyu munsi bifitanye isano n'uburyo azarwana ahanganye n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ibyo bivuze ngo rero gutsindwa kwa hato ni hato k'uyu munsi gufitanye isano no gutsindwa kw'ahazaza. Ndasaba buri muntu wese rero ngo abitekerezeho, amenye icyo Imana imushakaho, amenye n'umwanzuro mwiza yafata. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twongeye kugira amahirwe yo kubana n'abana bawe mu nzu yawe, kandi twishimiye cyane yuko uri kumwe natwe. Ni wowe mwigisha wacu mukuru, wagiye utuganiriza, wagiye udufatisha imyanzuro itandukanye. Wari uri kumwe natwe mu gihe twaganiraga n'abasore. Abamarayika bawe bera bari kumwe natwe batwigisha gutuza no kutagira umuriro utwakamo ngo ubuzima butwerekeze aho bushaka. Twasoje dufashe ikiganza cyacu tugishyize mu cyawe kugira ngo utwigishe uko tugomba kurwana. None no muri uyu mwanya twongeye kuza imbere yawe, turakwinginze kugwaguza kwacu kwa hato na hato, kuneshwa kwa buri munsi, gufata imyanzuro ariko bikarangira iyo myanzuro twafashe ubwayo idutamaje, kwifuza guhagarara mu ruhande rwawe ariko umubiri n'isi na Satani ntibidukundire. Muri uyu mwanya ngwino utwigishe uko turwana kugira ngo tubashe kunesha, tuzitwa abaneshi bawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti zanjye, muri uyu mwanya nagira ngo dutangirire muri Bibiliya zanyu. Nimureba neza ni amagambo ari mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 30 umurongo wa 11. Igice cya 30 umurongo wa 11. Abafite Bibiliya zanyu tujyane kugira ngo mujye munimenyereza kumenya aho ibitabo biboneka. Igice cya 30 harimo igitekerezo gikomeye gitangirira ku murongo wa 6. Dawidi akurikira iminyago ayifatira mu nzira ayigarura. Dutangiye nshaka kubereka yuko mu buzima mu rugamba turwana rwa buri munsi hari igihe abo mwarwananaga bakujugunya kubera yuko inyungu bari bagutezemo batazibonye. Ariko amahirwe iyo uguye mu biganza byiza, ndashaka kuvuga ibiganza by'Imana, iyo abantu bakujugunye, abo mwarwananaga urugamba bakagutererana, ntuzagire ngo ibintu birarangiye, haba hakiri ibyiringiro. Umurongo wa 11 hano hatubwira igitekerezo cy'uburyo abantu baje gutera muri Isiraheli. Bamaze gutera muri Isiraheli bajyana abantu, bamaze kubajyana, ariko nimureba umurongo wa 6, maze Dawidi arababara cyane kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be b'abahungu n'ab'abakobwa. Ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Amen. Aba bagabo bari bagiye kurwana, basanga abagore babo babatwaye, basanga abana babo babatwaye, kandi Dawidi yari yabajyanye kurwana. Noneho barangije bararakara, bagira agahinda. Simbizi niba abagabo b'uyu munsi babigira. Hari umuntu bashobora kugira akamubwira bati haje imodoka ipakira umugore wawe n'abana irabajyana. Hari uwahita avuga ati Imana ishimwe nkize induru. Aba bagabo bararize, barataka kubw'uko abagore babo n'abana babo babatwaye. Dawidi abonye izo nduru, nawe abana be bari babatwaye n'abagore bari bagize gute, bari babatwaye. Magambo make yarameze nk'abandi, ariko arareba aricara aravuga ngo uru rugamba ngiye kurwana, gutakira abantu no gusakuza no kuriraho bandeba, biri bunyungura iki? Afata umwanzuro avuga ngo sindi bwiteze rubanda, ngiye kujya imbere y'Imana. Dawidi rero yagiye imbere y'Imana, nawe aba ariho aririra, ayereka yuko akeneye igisubizo, ayereka yuko akeneye ubutabazi kuri yo. Bwarabonetse ntibwabonetse? Bwarabonetse. Ijambo ry'Imana yavuga ngo maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati ndakwinginze nzanira efodi hano. Nuko Abiyatari azana Dawidi efodi. Dawidi ahera ko agisha Uwiteka inama ati ninkurikira izo ngabo nzazifata mu rugamba kugira ngo uneshe.
ntukajye ugira ikintu cyose usembura utabanje kwiyegereza Imana. Ndashaka kubaza abantu bubatse hano, gushaka ni urugamba sirwo? Ni urugamba. Uzirinde gutera intambwe yo gushaka utabanze kugisha Uwiteka inama. Ndashaka kubabaza, uyu munsi mukurikije uko ubuzima bwubatse, gushaka iseta yo gukoreraho no kuyibona ni urugamba sirwo? Uzirinde gupfa guhubuka ngo ugiye kujya mu mikorere utabanje kugisha Uwiteka inama. Uyu munsi niba ushaka kutazakorwa n'isoni no kugira ngo abantu bazaguseke, iyi niyo tekinike. Arangije aramusubiza ati, zikurikire kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Nuko Dawidi n'ingabo ze 600 bari kumwe baragenda, bageze ku kagezi Basori bari basigaye inyuma. Abari basigaye inyuma batakaraho, ariko Dawidi n'ingabo ze 400 barakomeza. Izindi 200 nazo zigira gute? Zirasigara. Urugamba buri gihe rugenda rugira abantu bagenda batakara. Bagabo bavuze bati tubabajwe n'abagore bacu, tubabajwe n'abana bacu. Dawidi abagiye imbere, barenza umusozi umwe baricaye, batari ku bundi ubu turarushywa n'iki? Baricaye. Aragiye aravuze ati uko biri kose abo dusigaranye ni intwari. Ageze imbere nabo barangije, nabo bati ntiturenga aha turinaniriwe. Icyo nagira mbabwire, uko urugamba ruzagenda rwegera imbere, tuzaza tugenda tugira abantu tugira gute? Dusigaza. Ubu hari abantu barimo gusigara kubera ko ubukene bwa Kigali bwabashobeye. Ubu hari abantu barimo gusigara kugira ngo bajyane n'isaha igeze. Turimo turagenda dutakaza abantu bibagiwe impamvu yabahagurukije buri gihe, ikibaranga batakarira mu nzira. Ndakwibutsa yuko igihe wazaga kubatizwa, igihe wafataga umwanzuro wiyegurira Imana, impamvu yaguhagurukije uracyayibuka? Mo turagenda dutakaza abantu. Ikintu gikomeye nagira ngo mbabwire, umurongo wa 11, hanyuma basanga umunyegiputa ku gasozi, bamuzanira Dawidi, bamuha umutsima ararya, bamuha n'amazi yo kunywa, kandi bamuha n'igice cy'umubumbe w'imbuto z'umutini n'amasera 2 y'inzabibu zumye. Amaze kurya asubiza umutima mu nda, kuko yari amaze iminsi 3 n'amajoro 3 atarya atagira gute? Atanywa. Uyu musore yari yazanye n'abantu baje gutera. Baramurebaga bakabona ni umusore mwiza ufite imbaraga, bazakuramo inyungu bazifashisha ku rugamba. Ariko uko ubuzima bwagendaga bwanga, baramwitegereje babona nta kintu kimaze, barangije baramujugunya. Dawidi aramubaza ati, uri umugaragu wande kandi uturutse he? Nawe arangije uyu musore aramusubiza ati, ndi umuhungu w'umunyegiputa, umugaragu w'umwamaleki. Maze iminsi 3 databuja agize gute? Antaye, kuko nari ngize gute? Nari ndwaye. Ku rugamba hari igihe bakujugunya kuko nta nyungu ugiteze kuvamo. Niyo mpamvu mu rugamba rwo kubaho bishoboka ko bene wanyu bakujugunye babona ntaho uzabageza. Mu rugamba rw'urushako bishoboka ko umugabo yaguta. Ariko nagira ngo nkubwire, hirya y'ibyo hari Imana. Uyu musore mu masaha yagombaga gupfiramo, niyo masaha Imana yahaye imbaraga Dawidi n'abasirikare be bamuhingukaho. Ubundi ku rugamba nta muntu uba ugomba kugirira undi impuhwe, ariko Imana yateye muri Dawidi n'abasirikare b'impuhwe zo kugirira uyu musore. Arangije icyo yahereyeho, yabwiye Dawidi ati, databuja yagize gute? Yarantaye. Reka mbabwire ikintu kibabaje. Satani ajya akoresha abantu, Satani akajyana abantu mu byaha, Satani akagutegurira ubuzima akabushyira imbere yawe, akakwahagiza, ariko birangira Satani agutaye. Mpamvu uzajya kubona ubona umuntu abaye indaya, atangiye akora muri hoteli, ari indaya muri hoteli, asambana n'abazungu, amanuka ku rwego, Satani amumanura, agasura kamara kumushirana, Satani agahita kuzana akagukubita ahantu mu kabari banyweramo za zindi zitwa mukubita ugire gute? Mukubita umwice. Umuntu wese akazaza akwegera na wa undi w'urwagwa arimo kuvuga ati, truwasa yanjye ndayafite hano. Nuko Satani ahemba. Iyo akumazemo ubuntu arajugunya.
nshuti z'Imana, nagira mbabwire ngo umuntu udashobora kujugunya umuntu ni Imana yonyine. Ariko mumenye ko muri uru rugamba turimo, uko tugenda twegera imbere, urugamba rwanga abantu bazajugunywa. Twari twateye igihugu cy'abakereti cy'ikusi n'icy'abayuda n'ikusi mu bwa Karebu, dutwika isi kuragi. Dawidi aramubaza ati, wanjye imbere ukangeza muri izo ngabo? Arangije aramusubiza ati, banza undahira Imana kutazanyica cyangwa kutazantanga, ukampa databuja mbone kukugeza muri izo ngabo. Ikintu kikubwiye umuntu ugeze mu maboko y'ubuhake meza, abanza kubwira ugiye kumuhaka akambwira ati, umbabarire ntuzansubize kwa bosi wa mbere. Iyo umaze kumenya Imana urayemerera ukayibwira ngo uzamfashe, sinzasubire mu bintu naringize gute narindimo, kuko ubuhake narindimo bwari bubi. Ariko n'uyu munsi wa none dufite abantu bashaka gukorera ababosi babiri, Imana nande na Satani. Uyu musore yarabafashije, arabajyana abageza aho bagombaga kubona, yerekana za ngabo barazica. Kuva icyo gihe ahinduka umugaragu wa Dawidi kugeza. Cyo nashaka kubabwira ngiki, uko urugamba rurimo kugenda rwegera imbere, icya mbere turi bugende dutakaza abantu batibuka impamvu zabahugurukije. Icya kabiri, abantu b'abahanga bazavumbura yuko umuntu wese wari udufitemo inyungu na Satani nabona inyungu yadushakagamo atazibonye azatujugunya. Nk'uko Dawidi yatoraguye uyu musore, niko Imana irimo gutoragura abantu ibahindurira amateka. Muri uyu mugoroba babwira Imana ngo untoragure uyu munsi, kandi usezeranira Imana kutifuza kuzasubira mu buhake bwa mbere. Muri uyu mugoroba nagira ngo mwerekere mu gitabo cyo kubara igice cya 21 umurongo wa 14. Ubundi ku isi hari intambara z'amoko abiri. Ukeneye kumenya ngo ndimo ndarwana iyihe ntambara? Kubara 21 umurongo wa 14, Bibiliya iravuga ngo nicyo cyatumye byandikwa mu gitabo cy'intambara z'Uwiteka ngo Vahebu y'Isufu n'utugezi twa Arunoni. Ijambo nashakaga yuko mukuramo ni rimwe. Hari igitabo cyandikwagamo intambara zande z'Uwiteka n'abantu bazirwanya. Harya nagira ngo nkubaze, iyo umuntu ari mu matiku n'amazimwe, intambara arimo, yarangiza agatangira ati, mama kanaka njyewe tuzahangana mwereke yuko nta mikino njya ngira. Ukumva umuntu aravuze ngo kanaka yaransuzuguye muri korari, nshaka kuzamwereka ko na nyina wundi abyara iki. Harya mbabaza, ibyo bintu byandikwa mu gitabo cy'intambara zande? Ni intambara z'amatiku. Nimushaka ukuntu mwandikwa mu gitabo cy'abasirikare b'Imana. Rwana intambara yo guhinduka umuntu mwiza, rwana intambara yo kurwana na kamere yawe, rwana intambara yo kugira ngo intege nke za kamere zakugose kera zivemo. Izo ntambara, rwana intambara nziza yo kwizera. Byanga byakunda amateka yawe azajya mu gitabo cy'abasirikare bande b'Uwiteka. Ariko nagira ngo mbabwire, turimo turandikisha amateka mabi. Nshuti zanjye, mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 8 umurongo wa 18, nasomye amagambo avuga ngo, maze uwo munsi muzaborozwa n'uwo mwami mwitoranirije, ariko uwo munsi ntacyo Uwiteka azabasubiza. Ariko abantu banga kumvira Samweli, baravuga bati, biramaze, turashaka umwami wo kudutegeka kugira ngo natwe duse n'andi mahanga yose. Umwami wacu ajya ducira imanza, ajya tujya imbere, aturengere mu ntambara zacu. Abisiraheli igihe bahitagamo umwami, bashakaga umuntu uzaza ujya mu ntambara zabo. Ariko mbere yaho Uwiteka niwe wabajyanaga mu ntambara, kuko ari we wabarwaniraga. Iyi Imana uyishyize ku ruhande rero, usigara mu ntambara yawe wenyine, ikureba itareba undi muntu. Ubu hari abantu barimo kurwana intambara zo mu rugo, bazirwana bonyine, kuko bajya gukora ubukwe Imana barayirukanye mu buzima bwabo. Kubw'ibyo rero barimo bararwana intambara zabo. Umugabo yanyahagije, ariko ndahangana nawe tu. So ni intambara zanyu. Buriya nagira ngo mbasabe mwa bantu, shaka uburyo uzirinda kwigiza y'Imana ngo wishakire umuntu muzafatanya intambara Imana itarimo. Ntago bizakunda. Muri uyu mugoroba nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Hari amagambo
yanteye ubwoba. Nasomye mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye kuri paje ya 14. Ayo magambo aravuga ngo mu ntambara ikomeye iheruka Satani azakoresha ayo matwara agaragaza uwo mutima w'ubugome kandi aharanire kugera kuri izo ntego ze nk'uko yabigenje mu bihe byashize. Ibyabayeho kera nibyo bizongera bibeho, uretse ko intambara yo mu gihe kizazayo izagaragaramo akaga gakaze iyi si itigeze inyuramo mbere hose. Ubushukanyi bwa Satani buzarushaho kubamo ubucakura kandi azarushaho kugaba ibitero bye mu buryo bwimazeyo kugira ngo abone uko yayobya n'intore niba bigize gute bishoboka. Ubu rero twebwe abantu bagiye kurwana intambara isoza amateka y'isi, uburyo Yesu yagerageje Adamu na Eva hashize imyaka 4000 nibwo buryo yagerageje Yesu mu butayu. Mu butayu ibigeragezo Yesu Adamu yageragejwe n'umugore we neza neza bisa n'ibigeragezo Kristo yageragejwe mu butayu. Ariko noneho twebwe abari ku kibuga gisoza amateka y'isi, ibigeragezo Yesu yanesheje, twebwe imbere yacu bizaba biri mu bucakura. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntacyo waba, simbuka abamarayika b'Imana barakuramira. Ikigeragezo cyo kwirekura mu bintu ibyo ari byo byose. Ujya kuganira n'umuntu akakubwira ngo njyewe Imana mbana nayo ku buryo nshobora kujya mu kabyiniro nkararamo abantu bakabyina bakanywa inzoga bugacya njyewe nta cyaha nkoze, ndi hehe? Mu kabyiniro. Satani abakubwiye ngo simbuka kuko yategetse ko abamarayika bazagira gute. Ubu dufite abantu bishyira mu kaga kandi bitari ngombwa. Dufite abantu Satani arimo kuzamukira kunda nkuko yabikoze muri Edeni, ni nako yabigenje igihe yahuraga na Yesu. Yaramubwiye ngo niba uri umwana w'Imana hindura amabuye imitsima ugire gute. Kandi koko Yesu yarashonje, ariko Yesu yaravuze ngo umuntu ntatungwa n'umutsima yego atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'iki. None muri ino minsi turimo turiba, turimo turica, abantu benshi bamo barahemuka. Wamubaza uti ko wahemutse akakubwira ati nanjye sinjye ninda, none ngenze nte? Uganira n'umuntu ukamubwira ati biko wabikoze, akakubwira ati mfite kibwa undembeje, nashakaga umugati wa kibwa. Nawe uramutse ubyaye abana nk'abo nabyaye nawe wabikora. Ariko se mu by'ukuri nibyo? Ntabwo ari byo. Yabwiye Satani, yabwiye Yesu ngo nukupfuka mukandamya biriya byose ndabiguha. Ubu kuri iki gihe umuntu wese kugira ngo agire icyo aguha bisaba yuko umupfukamira. Abasore baraha murabizi no kugira ngo wambike umuntu impeta bisigaye bisaba gupfukama. Nukubanza gupfukama rwose. Ariko mujye mutinya umuntu upfukamisha ivi rimwe risigaye azari gutikura. Afazari wenda ujye umubwira apfukamishe yombi. Ariko mu gihe hari rimwe shariri yarindi risigaye muryitege. Ariko wowe urakina n'umuntu no mu rusengero turavuga ngo dupfukama, agahita avuga ati aba bantu bazi imyenda nambaye uko iyenze. Umuntu utarapfukamira na nyina ngo agiye kugupfukamira, muzabona ingaruka. Njyewe wanjye sinamupfukamiye, ntabwo namupfukamiye kandi tumaranye imyaka myinshi. Nubundi murapfukama mukamara amezi 3. Kandi ikintu mbabwira, urugamba rwose uzategura Imana wayishyize ku ruhande ntabwo ruzakunda. Rero twe ukurikije isi, ukurikije inda, kigiye kuba ikigeragezo gikomeye. Abantu bagiye kubanza baramya abandi. Ujye uramya boss, utinye kumubwira ko uruhuka isabato, utinye kumubwira ko uri umukirisitu, utinye kumubwira ko utanywa inzoga. Umugera imbere umusenga kubwira ati icara uhicara utitire. Gutinya boss bizarangira hajemo akantu ko gutinya ubuzima. Umuntu nakubwira ati we uzi ko ubu nakwirukana mbishatse, urebe ukuntu hanze uzaba, umubwira uti boss aho kunyirukana uzankubite dore ndi umugabo uzandyamisha hasi udihe. Ibyo bizarangira abantu basigaye baramya umubiri. Bizarangira abantu baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, bataruhuka ku manywa na ryari na rijoro. Urwo ni urugamba rwateguriwe muri Edeni mu butayu. Yesu ararutsinda. Ariko twebwe ngo Satani intambara tuzaba duhanganyemo nawe ngo azakoresha tekinike z'amayeri atigeze agira gute akoresha.
none nagira ngo mbabaze, mubona tuzamenya amayeri ya Satani gute? Uzi ko umuntu asigaye aza akakwegera agahita abwira ati komera murokore, ukamubwira uti komera, yarangiza ati shati mu barokore bina wowe uranyemeza cyane, ukamubwira uti se kubera iki? Ati abandi ntibakajye bambeshya ngo nibo. Buriya wa mugabo we, iyo nkurebye mbona uri umuntu w'Imana pe, mbona uri umuntu pe, abandi bose barabeshya pe, ariko hari akantu kari kanzanye, nta mafaranga ufite aho ngo mbone icupa, icyaka kigiye kunyica. Warangiza ukamubwira uti rero amafaranga ndayafite ariko sinjya ntanga yo kugura iki? Inzoga. Ibyo nibyo Imana yavuze ngo muzaza muvuga ibintu mudakora, ubwo aguciriye iki? Iteka. Reka rero ngira ikintu mbabwira mwabantu, ubu umuntu wese asigaye aza nk'uko Satani yaje kuganira na Eva. Satani yihinduye inzoka, yarabanje yongorera Eva aramubwira ati uri na mwiza. Eva arangije ati oya rwose urabeshya. Inzoka iramubwira turi mwiza. Noneho babona kujya mu biganiro. Umuntu wese uje kutugusha mu byaha azaza abanza dushimagize. Mubabwiriza bose urarenze, muri korari zose ziririmba yanyiri ku mwanya wa mbere, urusengero rwanyu ni rwo rusengero rwa mbere muri Kigali. Narangiza ahita akurikizaho ikindi abanza kurangize mu mutwe. N'ubu byaratangiye. Umudamu yicarira muri tagisi yigiriye guhiga, ajya kubona akabona muri tagisi yinjiye ikintu cy'ikigabo kikamureba, madamu mwaramutse, mwaramutse, madamu mbona usa neza cyane. Ubu umugabo warabizi ko usa neza. Satani agahita yongorera umudamu ati dore umugabo n'uyu wawe ntabwo azi kureba. Icyo nagira mbabwire ngiki, mwitondera abantu babashonyagiza. Satani mbere yuko atugerageza azaza abanza dukure mu byimbo, abanza tuzamure, adushyire ku rwego rwo hejuru, narangiza arekure duhanuke twikubite hasi. Ubucakura bwa Satani buzaba bukomeye. Kubw'ibyo kuvumbura ibitero bye keretse abantu basenga gusa. Reka mbahe urugero, tujyane mu byakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa igice cya 16. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16. Satani yarwanyije intumwa, arimo aricara mu iteraniro, intumwa zirakora iteraniro, zifite umwuka wera, zirimo zirahangana na Satani. Tekinike zose za Satani intumwa zazivumbuye, zirimo zirirukana abadayimoni. Satani arangije aravuga ngo reka mpindure tekinike. Umurongo wa 16, bukeye tujya aho basengera, duhura n'umujuragura utewe na dayimoni, yungukiraga abashebuja cyane n'ingemu. Uwo akurikira Pawulo, natwe arasakuza ati, uwo ni dayimoni urimo kumusakurizamo, arasakuza ati aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi agumya kubigenza atyo, ariko Pawulo abonye ko amurembeje, arahindukira abwira dayimoni ati ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo, gira gute? Uyu mudayimoni yavugaga amagambo y'abadayimoni cyangwa avugaga amagambo y'Imana? Simwe mbaza, amagambo arimo kuvuga na y'abadayimoni cyangwa na y'Imana? Aba bagabo murimo kubona barimo barabwiriza inzira y'agakiza, nyamara mubeseriye mubumvire, ubwo wavumbura ko ari dayimoni. Kubw'ibyo rero ntibitangaje ko na Satani yihindura marayika w'iki? Umucyo. Tugiye kuzaza twakira abantu mu ngo zacu, baje kutubwira amasezerano y'Imana. Imana yakuntumyeho, ufite akanya gato ngo tuganire, ni iminota mike ariko ndimo ndihuta ku kazi. Akicara, urabizi ko umaze iminsi ufite ibibazo. Satani amaze iminsi akugerageza cyane, ariko nagira ngo mbabaze, muri uko twicaye hari umuntu Satani yoroheye muri ino minsi? Haguruka nkwibarize, haguruka nkwibarize. Ubu umuntu aramutse akubwiye akakubwira ati Satani yarahagurutse muri aya mezi 2 yarasheze akumereye nabi, ariko Imana irambwiye ngo guturuka izi saha birakemutse, ubu maze amezi 2 worohewe? Singuriya se? Icyo nagira ngo mbabwire yicarire, Satani agiye guhindura tekinike. Tugiye kwakira abahanuzi b'ibinyoma mu ngo zacu, tugiye kwakira ababwiriza bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iziki? Nk'iz'ubushye. Aza kurebe akubwira ati ngiye kugusengera nirukana abadayimoni batuma umugabo wawe ataha atinze, naho yaje kurutahamo.
uzashiduke usigaye uri umugore we mu buryo utazi warabaye indaya ye. Igikenewe rero ni iki? Nuko umwuka wari uri muri Pawulo umanukira muri wowe, ukagera ukicara ukavuga ngo amagambo nubwo ari meza, nubwo bigaragara ko ari umurimo w'Imana, ntibishoboka ko twarangaye Satani akinjira. Pawulo yahise abwira dayimoni ngo muve mu uyu mukobwa, kandi uyu mukobwa yari amaze iminsi agenda inyuma yande, nyuma ya Pawulo. Ntago abantu bose bavuga Imana ari abakozi bayo, ntago abantu bose bavuga ko Imana ibohereje ari ibibohereje. Ntabwo kuba umuntu ari kuri televiziyo no kuri radio avuga ibintu by'Imana bivuze ngo ni umuntu w'Imana. Bigukeneye kugira icyo bita self assessment, kwitekerezaho no kubana n'Imana cyane ku buryo buri mwanya. Reka mbaho urugero. Hari umugabo wo muri Bibiliya. Uyu mugabo yarashaje ari umuhanuzi. Umugore wa Yeroboamu arangije ariyoberanya, kuko Yeroboamu yazanye tekinike yo gusengesha acabana Yerusalemu. None warangije ashinga ahantu habiri bigirwamana. Yeroboamu aragenda agira idini ryari rifite ahantu habiri basengeraga ndetse bavugaga ko habera n'ibitangaza. Ariko umwana we Imana ihana Yeroboamu, umwana we ararwara. Umwana warwaye rero, buriya abadamu ndabemera cyane. Umudamu arangije amubwira ati rero ibi bintu byawe by'ubwesikoro washinze ibeteri ni Dani, umwana wanjye ararwaye kandi akeneye gusengerwa. Singiye kukubeshya, ntunjyanire umwana muri bwa bwesikoro bwawe, ahubwo ndashaka kuvugana n'umuhanuzi w'Imana. Icyo gihe hari umuhanuzi w'Imana wari ushaje, amaso ye yari atakigira gute, atakibona, ndetse no kumva byari bigoye. Mu gihe uwo mudamu yari arimo kuganira n'umugabo we mu rugo, umugabo aramubwira ati rero urabizi ko twacanye umubano n'umuhanuzi w'Imana n'Imana ya Isiraheli, ariko kuko ukeneye amakuru iyoberanye ujyeyo ku buryo nta muntu mu muhanda ukumenya, n'uwo muhanuzi muze kuganira atamenye ko ari nde, ko ari wowe. Umugore aragenda ariyoberanya. Buriya umudamu ashobora kwiyoberanya mugahurira Nyabugogo ntumumenye ari n'uwawe. Ubusaramutse akubisemo cya kintu bya bintu by'ibisatsi bambara n'ibiki, akubisemo bira bintu by'ibitentire, yarangiza agahita akubitaho. Hari amaherena basigaye bambara batiriwe bapfumura, kwizura agakubitaho ikindi kintu cy'iherena n'iki, yarangiza agahindura ingenda akambara urukoti n'icyo umusize mu rugo ari umukecuru wamumenya. Hari abakecuru bajya bitamurura ku buryo rwose umuntu w'umusore amwegera yiteye na bya birangi basigaye bitera, kamubwira ati sister wampaye akanimero se. Iyo rero muganira hari igihe ujya kureba ukabona mu menyo ugasanga amenyo yarihengetse andi yarakutse. Tangira kwibaza hari uwamucyuye ngo amuguze ku muhanda. Yagiye kubona umukecuru arimo aragenda akuramo ibintu ajugunya abona nta gisigara, avuga ati Mana nyagasani ntigini. Cyo nashaka kubabwira hari ukuntu umuntu yitamurura akiyoberanya. Umugore yariyoberanyije aramanuka aragenda, ngo akijya kugenda ariko uwo muntu w'Imana wari waratangiye guhuma atakibasha kureba abantu ngo abamenye kubera gusaza. Mwuka w'Imana yaramukanguye aramubwira ngo uwo muntu ugiye kuza iwawe ni umugore wa kanaka, yiyoberanyije kandi aje kukubaza ibi n'ibi, umumpere iki gisubizo. Umugore ubwo yabibihishe, akigera ku muryango umuntu w'Imana ati injira madamu kanaka, isoni ziba ziramwishe. Aramubwira ati rero genda, umwana wawe n'ubundi azapfa. Icyo nashakaga kubabwira muri iki gitekerezo ni iki: nubwo waba urimo kugenda uhuma, iyo ubana n'Imana ikwigisha ikibazo ugiye guhura nacyo. Imana iricara ikakubwira ko uwo muntu uzanye aje wiyorobeshye, arimo gushaka kukwereka urukundo, azanywe n'urwango. Imana igutera amakenga ku buryo ujya kujya ahantu ugahita umenya ko aho hantu uzagira gute, uzahategerwa. Ariko iyo utabanye n'Imana wisanga ibintu byarangiye. Wisanga umuntu yarakujyanye mu bapfumu warwaje umwana, wisanga warabaye indaya, wisanga warabaye ikirara, wisanga umuntu yarakwangirije indangagaciro n'ibindi. Nabasabaga iki? Gukorana n'Imana intambwe kuki? Ku ntambwe. Nubwo waba uhunyinyeza,
utakireba neza nk'uko kera warebaga mu buryo bw'ubwenge, nubwo waba utakigira amakenga nk'ayo wagiraga kera, ukaba utakizi gutandukanya icyiza n'ikibi nk'uko wabikoraga kera, jya ubwira Imana, uyibwira uti Imana, ntabwo nzi gutandukanya indyo n'iki n'imoso, ariko mfasha kurwana intambara kuko ubwenge bwanjye ntibuhagije. Muri uyu mwanya hari igitekerezo kindi nagira ngo mbabwire. Muri uyu mugoroba turimo kwiga ibitekerezo by'intambara zabaye ngo tumenye uko tugomba kwitwara mu ntambara iri imbere yacu. Imbere yacu hari intambara y'amahitamo, hari intambara yo guhitamo ukuri cyangwa ikinyoma, hari intambara idusaba kuzagira amahitamo hagati y'isabato yanditse mu mategeko 10 y'Imana n'icyumweru cyishyiriweho n'abantu. Imbere yacu hari amahitamo abaza umuntu ngo ese uzemera Kristo kubera ubutunzi cyangwa uzagwa mu rugamba rwo kugura no kugurisha. Imbere yacu hari amahitamo akomeye. Nshuti zanjye, mu gitabo cya mbere cya Samweli, dusubireyo igice cya 11. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 11 harimo igitekerezo kidasanzwe. Sawuli akiza Abiyabeshi y'i Galeyadi. Aba baturage bari batuye ahantu bita Iyabeshi. Umurongo wa mbere, hanyuma Nahashi umwamoni arazamuka agerereza ahateganye n'Iyabeshi y'i Galeyadi. Abiyabeshi bose baramubwira bati dusezerane isezerano maze tuzagukorere. Nahashi umwamoni arababwira ati niba mwemera ko mbanogoramo amaso y'iburyo tuzasezerana mbihindura igitutsi ku Bisiraheli bose. Abakuru b'Iyabeshi baramubwira bati ubu turetse iminsi 7 kugira ngo dutume intabaza zigenda igihugu cya Isiraheli no mu ngabano zacyo zose, nuko niharamuka habuze uwo kudutabara tuzagusanga. Igitekerezo kiravuga ngo iki? Aba bantu aba Bisiraheli bavuye ku Mana, bamaze guta Imana baragenda bajya gusezerana n'ibihugu by'abapagani. Ni nk'uko natwe mu buzima busanzwe umuntu yicara agacika mu rusengero kugira ngo abone inshuti. Ubone inshuti muzafatanya muri bizinesi, ugacika mu gakiza kugira ngo ubone abasore muzaza mugendana n'ibiki byose. Abo bantu rero bari bagiyeho, barangije bagiranye ibibazo. Uriya mwami arangije abwira Abisiraheli, arababwira ati rero dore muri abayobozi muhagarariye ishyanga, mwebwe nimunyemerere buri Mwisiraheli wese tumunogoremo ijisho ry'iburyo. Noneho nimumara mwese kuvamo ijisho ry'iburyo tuzemera kubana rwose. Aba bayobozi baricara baratekereza bati ubu koko tuzagira igihugu kitagira umuntu ufite amaso angahe? None twebwe dusigaye tuvuga ngo mu gihugu cy'impumyi n'ufite ijisho rimwe agira gute? Ni ibintu byarangiriye. Aba bayobozi baricara bati rero twebwe turemera ko batunogora amaso ijisho ry'iburyo buri muntu wese, ariko se ubu n'abaturage bacu tuzagera igihe nta muntu ufite ijisho ry'iburyo? Kandi ijisho ry'iburyo buriya ngo rigira imbaraga kurusha iry'ibumoso. Babona ni bibi, baramubwira bati rero n'ubundi gutabarwa bibaho, duha iminsi 7 tuzenguruke muri Isiraheli tubaze niba nta bundi butabazi twabona. Iminsi 7 nishira nta butabazi, tuzaza twese mudukuremo ijisho ry'iburyo. Imana yitegereza uburyo abayobozi bagize amakenga. Imana yitegereza uburyo Abisiraheli bayo batagomba kuzabaho bafite ikijisho kimwe, ikindi harimo umwobo gusa. Imana irangije muri icyo gihe nibwo yarimo guhamagara Sawuli. Noneho rero nuko intabaza zijya i Gibeya kwa Sawuli, batekerereza abantu ayo magambo. Abantu bose batera hejuru n'ijwi rirenga bararira, bumvise ko buri muturage wese azakurwamo ijisho ry'iburyo. Bararira, bamaze kurira uwo mwanya Sawuli aza akurikiye inka azivana mu murima, arabaza ati abantu babaye bate ko barira? Bamutekerereza iby'Abiyabeshi. Sawuli yumvise ayo magambo, umwuka w'Imana muzaho cyane, uburakari buramuzabiranya cyane. Yenda inka 2 yari afite arazitemagura, aziha impuruza, yohereza mu gihugu cya Isiraheli cyose. Arababwira ati utazatabarana na Sawuli na Samweli uko niko n'inka ze zizagenzwa. Maze bafatwa n'umushyitsi uvuye ku Uwiteka, bahagurukira icyarimwe nk'umuntu umwe. Amen.
bahaguruka icyarimwe nk'umuntu umwe. Noneho rero nuko babwira za ntabaza bati muzabwira ab'i Yabeshi y'i Galeyadi muti ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Nuko intabaza ziraza zibibwira ab'i Yabeshi, baranezerwa. Ab'i Yabeshi niko kubwira Abamoni bati ejo tuzabasanga mutugire uko mugize gute. Murumva tekinike. Sawuli avuze yuko bazatabarwa batakikuwemo amaso. Barangije bati rero umwanzi turimo guhangana nawe turamuzi, turamutse tumubwiye ko tuzatabarwa ari butegura ingabo ziruta izo izari kudutera, mureke dukomeze tumwumvishe yuko nta butabazi twagize gute twabonye. Kera kabaye rero, urugamba rwarabaye, abari baje gutera Abisiraheli baraneshwa. Kubera iki? Abisiraheli banze kunogorwa iki? Ijisho. Bibiliya igaragaza yuko ijisho ry'umuntu iyo rireba neza n'umubiri wose uba ureba neza. Ijisho ryawe ni umutimanama wawe. Ijisho ryawe ni ibitekerezo biyobora ubwonko bwawe. Ijisho ryawe uyu munsi ni ukwizera kwawe. Uzirinde kunogorwa ijisho, ntukemere kunogorwa ijisho. Uzafata umwanzuro uvuge ngo ngiye kujya muri Isiraheli, iminsi 7 ntizarangira ntarabona ubutabazi. Bwarabonetse ntibwabonetse? Satani nakakumvishe yuko kugira ngo ubone akazi bigusaba gusambana n'umuntu, kugira ngo ugire icyo ugeraho bigusaba kwemera yuko iby'Imana bicika intege. Oya, wowe jya uvuga ngo iki kintu ntago ngikoze kubera ko ijambo ry'Imana ryambujije, kandi muri Isiraheli ngiye gukora ubushakashatsi, iminsi 7 ntizashira ntagize gute ntatabawe. Ntimukajye mwemera yuko intambara ibajyana aho ishatse. Ariko abantu benshi ijisho ryaranogowe, kwizera kwabo ntikukireba. Dufite abantu baririmba, dufite abantu babwiriza, dufite abayobozi b'itorero, dufite abapasitoro, dufite abanyamafaranga mu itorero, dufitemo n'abakene, dufite abantu bize amashuri menshi n'abatarakandagiye no ku gipangu cy'ishuri. Ariko abo bantu bose bahuriye ku kita rusange cyuko iyo bagiye guhangana n'ibibazo bemera kunogorwa ijisho, kuko babona nta bundi butabazi. Muri uyu mugoroba nongeye kukubwira ngo mu gihe cyose uri ku rugamba rw'Imana, jya umenya yuko umusada uhari. Musada urahari, Imana izatabara. Wowe guma mu byimbo byayo gusa. Igihe Abisiraheli barwanaga intambara ikomeye, abagabo batinye kujya ku rugamba. Ni igitabo cy'Abacamanza igice cya 5. Umubyeyi Debora yahamagaye abantu, ababwira uburyo bari ku rugamba rukomeye kandi Imana yiteguye gutabara. Umugabo yarabwiye ngo ajye kurwana, arangije aramubwira ati nitutajyana ntago nzajyayo. Debora arangije arababara, aramubwira ati rero Imana yakubwiye ngo ujye kurwana, ugira ubwoba uvuga ngo tujyane, none Imana ihinduye urugamba, intsinzi igiye kuboneka ariko izitirirwa umugore. Kagiye ikintu babwira, Imana igishaka yuko abagabo bafata umwanzuro bakajyamo mbere. Ariko buriya iyo utinze gufata umwanzuro ugahuzagurika mu bitekerezo bya kigabo, hari igihe Imana iramira abana bawe, imbaraga zawe ikaziha umugore. Nibwo uzabona ujye kubona ubone usigaye uri mu rugo, abana bakubaza ngo papa tubarize mama ngo turarya iki. Mbega inyuguti zisona nabi. Papa kutatubarije mama ngo turagira gute. Umwana nyine aba yabibonye wirirwaho. Uranyumva nawe ujya gukenera itike ukabwira umudamu ngo mpa itike ngiye kureba murumuna wanjye, yarangiza atari ko ejo iyo naguhaye yarashize. Abana bakamenya kuri papa nyine waho ngaho gusa, usigaye uri papa wo mu buriri, bagatangira bati papa tubarize mama ngo turateka iki. Papa nawe akaza ati gira icyo ubasigira. Biba bitewe n'iki? Haba hari uburyo Imana yagusabye gufata umwanzuro nk'umugabo ugatinya. Intsinzi rero Imana iteganya yuko iyo ntsinzi izitirirwa iki? Umugore. Umurongo wa 7 Bibiliya iravuga ngo abatware b'Abisiraheli bari baracitse iki? Intege. Kugira
kugeza ubwo njyewe Debora nahagurutse mpaguruka ndi umubyeyi w'Abisiraheli. Abo bagabo bishakira imana nshya, intambara zihera ko zugariza amarembo yabo. Nta ngabo habe n'icumu byari bikiboneka mu ngabo inzovu enye z'Abisiraheli. Abantu bari basigaye bagenda ari abasirikare ariko nta ntwaro bagize gute, nta ntwaro bafite. N'uyu munsi wa none niko bimeze. Uhagurutsa abantu ugasanga nta muntu ufite Bibiliya, bose baje ari umutwe. Ugahamagara abantu ukababaza uti tutabeshya Imana, abantu baraha baheruka kwiyiriza ubusa, ukabona mu bantu nka 50 hahagurutse umuntu umwe. Nawe wamubaza uti wiyirije ubusa kubera iki? Ati umugabo yari yandembeje. Ubwo murumva we reka mbabwire, dufite ikibazo. Hari igihe kizagera ujye ureba mu mubare w'abasirikare benshi bitwa b'Imana, ushakemo umuntu ufite intwaro, ugire gute? Umubure. Nshuti zanjye, uru rugamba turimo ruraturenze. Niba muzi ubwenge nimuhindure umuvuno, kuko Satani yahinduye tekiniki. Tugiye kubura ijuru twicaye mu nsengero, twasetse abasinzi n'abasambanyi, bagiye kwihana ku munota wa nyuma, kandi mu gihe bo bagiye kwihana nicyo gihe twebwe turangaye. Birababaje cyane. Umuntu umwe yigeze kumbwira, arambwira ati rero, ati nturebe izi nzoga mwanga kunywa zikiri nzima, ati muzazigarukaho zisigaye zibishye twebwe tuzireka. Ibintu yambwiye yarambeshye, ntiyambeshye. Ubu dufite abakirisitu barimo kunywa ibintu by'ibiyoga ku buryo uhura n'umuntu ukabona udutama twaratukuye, agasatsi inyuma wagira ngo barakadefirije, uturenge twarabyimbye, ukamureba ukamase wagiye he, byagenze gute, weruka ku rusengero? Ati maheruka kera narahageze nkazaza mbona ibintu byaho ntago njyana nabyo ndabireka. None se bimeze gutatu? Ubu rero ungiriye neza wangurira isosi y'inyama ndumva nzungera. Hako wamureba ukumva umwuka arimo kurekura, ni umwuka w'inzoga yararangiye, isura yaragiye, umuheruka ari umuririmbyi mwiza uhagarara inyuma y'abamama akaririmba ukabona uranezerewe. Wamureba ukibaza uko bigenza, ariko nta kundi. Nimutitonda, ibintu twari twararetse ducyurira ababiretse, muzisanga ari twe tubiriho. Nshuti zanjye, urugamba rurakomeye cyane. Ndagira mbabwire ngo uru rugamba aho rugeze rurakomeye. Igitabo urwandiko rwa 2 rw'Abakorino igice cya 10:3, Bibiliya iravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu. Amen. Mwige tekinike nshyashya yo kurwana. Kare nahoze nganiriza abasore hano mbabwira uburyo ingo z'uyu munsi zubakwa. Ukajya kubona ukumva umudamu afashe telefone nka saa 7 za nijoro. Alo, ni Marene tuvugana? Yego niwe muvugana. Kumpamagaye nijoro habaye iki? Mare, urabizi narihanganye ariko noneho bingeza aha ndumva ngiye kuruka neza neza, ibi bintu ntago nzabishobora. Marene agahamagara ati se nibiki utazashobora? Ati umugabo uza yasinze ari umurokore atashye kandi ubu ndagiye. Marene ati ugiye mu ijoro? Ihangane mu gitondo ndaza. Ba Marene nibyo ngibyo. Ubu rero kuri iki gihe ujya gutora Marene ntukajye ureba umumama usa neza. Ubu hari abantu tekinike ujya gutora Marene ukareba umumama w'umukire usa neza, ukavuga uti tuzirirwana amafoto ase neza. Jya ureba umumama wakamiritse, wahiye uhora ku ipanu. Hari abamama bahora ku ipanu, abana bakaba baramwahagije, n'umugabo akamwahagiza, na bene wabo w'umugabo bakamwahagiza, no ku rusengero bakamwahagiza. Uyu mumama aba yavamo Marene. Uraza ukamubwira uti umugabo turashwanye none ngiye kwikorera igikapu, akakubwira turabo bayinjije cyane. Ariko ubu ngubu ni ibibazo no kwiruka. Twe ntabwo turwana nk'abantu. Umuntu w'umukristo ntakwiye kubona ikibazo kibaye ngo afate telefone ahamagare kuri radio. Ntabwo ari ngombwa ngo uhamagare iteraniro ryo ku rusengero baze bakote. Pfuka musenge, umenye yuko byanga byakunda ubutabazi muri Isiraheli burahari. Imana izagufasha. Ariko intambara zo kurwana, intambara z'amatiku n'ibiki byose shyira ku ruhande. Ntago turwana nk'abantu. Umurongo wa 4, kuko intwaro z'intambara yacu atari intwaro z'abantu, ahubwo imbere y'Imana izo ntwaro zacu zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Amen. Buriya gutuza
kugira amagambo make, kwihangana ngo umenye ikintu kirimo gutera ibintu. Undi uyu mugabo uko ahindutse, akaba ahindutse mu mezi 3, niki kimuhinduye? Ese ahantu akorera yirirwana nande? Ese ubundi aya mafaranga turimo kurya ni ideni cyangwa siryo? Ubundi uyu mugabo ko kuva yava isafari aribwo yagarutse yarahindutse, ku isafari yajyanye nande kandi bagezeyo byagenze gute? Ugomba kugira ubwenge cyane aho guhubukure kuri bigambo. Impano rero zo gutuza, gutegereza, guca bugufi, induru zose zivuze ugahera ku masengesho mbere yuko ugira ikindi kintu uvuga, aho niho umuti ugize gute uri. Umunsi umwe Dawidi yaragiye gukora ikintu kibi cyane, arangije arasohoka acisha akayaga mu mutwe. Agarutse, murabyibuka ni ku kibazo cya Nabali. Nabali yagize gutya, Dawidi yaramurindiye. Dawidi yohereza abasirikare ati ni ku munsi mukuru nyoherereza ibyo kurya by'abasirikare banjye. Ikigabo cyitwa Nabali kiratangira kiti muri iyi minsi hari abakozi bacitse bashebuja, byo ntago bindeba. Ikindi kandi tuba twaravunitse dutegura ibyacu, nta mpamvu zo kugira ngo undi muntu wese azabibyiniremo. Mugende mu mubwire ngo nta kintu mfite cyo gupfusha ubusa. Abasirikare ba Dawidi barazaramubwira bati atwakiriye nabi, anatubwiye nabi. Dawidi arangije ararakara, abwira abasirikare ati mwurire amafarashi tugende. Uwo mugabo namugiriye neza, none niba nyituye ntihagire n'umuntu n'umwe usigara. Umukozi wo mu rugo ahamagara nyirabuja, aramubwira ati rero umugabo wawe urabizi ajya agira guhubuka, ibigambo avuze biri butumarishe. Umudamu ati byagenze gutara bimubwira. Abantu abasirikare baje gusaba ibyo kurya, baradufashije, baraturinze, baraye amajoro kugira ngo tumererwe neza, none uyu mugabo wawe avuze ibigambo bidasobanutse. Umugore arangije ahita ajya mu gikoni arategura ibiryo bwangu, arangije kubitegura bigira neza, aragenda ajya guhagarara mu marembo aho Dawidi yaragiye kugira gute. Dawidi yaje kwica, asanga umudamu w'umunyabwenge apfukamye iruhande rw'ibiryo. Haramubwira ati mutware, nta kintu watuburana muri uru rugo. Buriya Imana igira neza, abagabo b'ibisambo bagira abagore beza. Kuko Imana itabigenje gutyo nta n'amezi wamara. Dawidi yumva uburakari burazamutse cyane, arangije asa n'utabireba. Umugore aramubwira ati mutware, bwira abasirikare baze barye, rwose nta kintu wabura, kandi nanone ikindi gabanya ubwo burakari. Umugore wa Nabali yarebye Dawidi amenya ko yagize gute. Reka nkubwire, iyo uri umugore w'umuhanga umenya umugabo ko arakaye, uri umugabo umenya umugore ko arakaye, umenya uko ukontorora umuntu bitewe n'uko umuragira nyine. Dawidi yareba hirya aragaruka, nawe aramubwira ati nawe mutware rya. Uburakari Dawidi buragabanuka. Dawidi agira gute? Ararya. Arangije abwira umudamu, aramubwira ati umbere nka marayika w'Imana, kuko mbujijwe umunsi kumena amaraso. Dukeneye abantu tubana bapangura vitensi zacu zo kugwa mu mafuti. Umariye icyo umugabo wawe? Umariye icyo umugore wawe? Mwabana mwe mumariye icyo ababyeyi banyu? Wakagombye gupakurura uburakari bw'umuntu kugeza igihe yicara akavuga ati uyu muntu aramfashije. Byarangiye Dawidi anesheje, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyire hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere nde? Kristo. Iyo usenga usoma ibyanditswe byera, uhinduka umuntu uzi gusoma abantu. Umuntu araza ukamusoma ugahita uvuga uti uyu muntu nubwo yise umuntu w'Imana ariko ni umwesikoro. Uyu mugabo nubwo aje kunsura mu bitaro ngo twariganye muri segonderi, nta kindi ashaka ni ukunsambanya. Umuntu akuzanira impano ukabireba uri umukobwa, ukareba iyo mpano umutima namuka akubwira ngo iki ni igisasu, kandi koko ukazabibona. Iyo ufite kumenya Imana ureba kure. Nshuti zanjye nihuta, mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 4:6, Pawulo hirya y'intambara yarwanye, hirya y'ibintu byinshi Pawulo yaciyemo, yavuze amagambo akomeye.
aravuga ngo kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Reka njye ikintu mbabwira, dufite imbaraga. Ubu nambaye koti, abari aho ngaho hano hari abakobwa basa neza, hari abahungu basa neza, hari abamama bakenyera imyenda ikabafata bien. Ariko uko tugenda twegera imbere, hari igihe umuntu agera ku rwego amera nk'ibisukwa ku gicaniro. Mujya mutekereza yuko hari igihe ubuzima bwawe buzagera ku munsi wa nyuma, ijuru abamarayika b'ijuru bakaza bakavuga bati rero umuntu wacu aramye imyaka 46, bibaye ngombwa ko umunsi wa nyuma rejo mureke dukore raporo ya finali kugira ngo uyu muntu ejo azajye kujya gushyingurwa, raporo ye yageze hehe? Yageze mu ijuru. Bagatangira ku myaka 3 yari ameze gutya, imyaka 5 byagenze gutya, ku myaka 12 yaribaga, ageze mu myaka 15 yadukira inzoga, mu myaka 20 yari asigaye asambana, ariko agize imyaka 25 noneho byaranze birazamba, areka Imana, areka gusenga, umubiri wawe uhindura icumbi ry'abadayimoni. Ibyo bintu byaragiye kugeza uyu munsi nta mpinduka idasanzwe yagize. Marayika agahita asinya ati nanjye ntacyo ntakoze, naramurinze ngo atagwa mu kabari, namurinze kugira ngo adapfa yagiye gusambana batamufatirayo. Ibintu byose nakoze kwari kugira ngo azashyire ubwenge ku gihe, ariko nanjye ubwanjye yarananiye. Raporo ya nyuma igapfundikirwa. Ku munsi umuntu ari mu mva rero bashobora kuba guhamagara abayobozi b'idini bagatangira bati yari intwari, yari umuntu mwiza, nta muntu yigeze yimicupa, rwose yagiraga urukundo. Uyu muntu nge nkurikije uko muzi, nkurikije uko twabanye, rwose namuha ijuru nuko atari ngenda itanga. Bibaho ntibibaho? Abamarayika baraye bakoze raporo yuko umuntu yabananiye, yananiye Imana, yananiye ijuru. Uzajya kugera ku munota wawe wa nyuma bimeze gute? Kandi uwo munota wawe wa nyuma si ngombwa imyaka myinshi, nta wuzi iminsi ye uko igeze gute, uko iteye. Turimo turarwana intambara ikomeye, n'intambara yo kubaho utabangamiye abandi, nayo ni intambara dukwiye kwitoza kurwana. Kwitoza kubaho nta wundi muntu ubangamiye, utazana amatiku muri bene wanyu, udashwana na so na nyoko ngo ntibaguhaye ubutaka bunini, udashwanye n'abantu ngo barakwanga, utazanye ibintu by'amatiku ngo abantu ngo barakurogera, ngo barakwanga, ngo abantu ngo bakugendaho. Shaka ukuntu wabaho neza, kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza. Amen. Narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka iry'umwami wacu umucamanza utabera. Yahise avumbura yuko nta muntu uzambikwa ikamba ry'Imana bitabanje guca mu rubanza. Kandi ibyo tuvuga, ibyo dutekereza, imyanzuro dufata, ubwoba tugira tugatsikamira agakiza, byandikwa mu rubanza. Nyamara si njye nyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Gira umwete wo kuza aho ndi vuba. Umurongo wa 10 Paulo yavuze ababaye, avuga amateka y'umuntu batangiranye urugamba, umuntu batangiranye urugendo, umuntu baruhanye mu by'agakiza, ariko igihe kikagera bikanga. Nk'uko hari n'abantu bari aha ngaha batangiye neza mu by'agakiza ariko bagiye gusoza nabi. Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none, Agitesalonike. Kirisenti nawe yagiye i Galatiya, naho Tito yagiye i Dalumatiya. Tito yari yaragiye mu murimo, uriya Kirisenti yari afite ibibazo byo mu rugo iwe yagiyemo, ariko uyu muntu witwa Dema we yavuye mu by'Imana ajya gushaka iby'isi. Ikintu gitangaje, Bibiliya yarinze isozwa kwandikwa, Dema ataragira gute, ataragaruka, yagiye burundu. Hari abantu basohoka mu nzu y'Imana akabagiye burundu. Urugero, amagambo nasomye abaraha murayibuka, ngo Yuda amaze kurya inogu ku ifunguro ryera, ngo amaze kurya iyo nogu, ngo yarasohotse. Mu bifuzwe byose baranditse ngo yasohotse burundu. Iyo nogo niyo ya nyuma.
amagambo ya nyuma meza nayo yumviye muri icyo cyumba. Urugi yasohotsemo yagiye ubwo yari anasohotse no mu bigendanye n'agakiza n'ubugingo buhoraho. Niba uri muri Yesu neza gumamo. Ngiki kibazo gikomeye, urimo urarwana intambara ute? Nshuti zanjye, nihutira gushaka umusozo. Mu ntambara yose ubwenge buba bukenewe. Niyo mpamvu muri Bibiliya mu Migani 20:18 Bibiliya iravuga ngo imigambi yose ikomezwa n'inama, kandi uzajye gusembura intambara ufite inama z'iki? Z'ubwenge. Kubw'ibyo rero uyu munsi Imana irimo iravuga ngo nimuze tugire gute? Tujye inama. Ubuhanuzi burimo burihuta, akaga kagiye kutugeraho, imbabazi zigiye kurangira. Buri muntu wese ahazaza ye harimo haragenwa. Ariko mbere yuko ibyo biba, Imana irimo iravuga ngo nimuze tujye inama. Nawe ibyaha byanyu byatukura tukutuku, mwimunga, ni njye ufite igisubizo cyo kubafasha. Mwimunga muze tujye inama. Uheruka kujya inama n'Imana ryari? Ngiki kibazo buri muntu wese akeneye kwibaza. Gutegeka kwa 2 igice cya 20 guturuka ku murongo wa mbere. Abasomyi ba Bibiliya harimo amategeko y'intambara. Nutabara kurwanya ababisha bawe. Aya ni amategeko y'intambara Uwiteka yari yarahaye Abisiraheli. Ariko ni n'amategeko y'intambara y'umwuka. Nutabara kurwanya ababisha bawe, ukabona amafarashi n'amagare n'abantu babaruta ubwinshi, itegeko rya mbere ntuzabatinye. Ntukajye utinya abakurwanya ko ari benshi kandi ari babi. Ntukajye utinya yuko abadayimoni baguhagurukiye ari benshi. Ntukajye utinya ibihe by'akaga bikurindiriye kubona ari byinshi. Mu gihe cyose uri ku ruhande rw'Imana no ku ntambara y'Imana, ntukajye ugira ubwoba, kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi nimwigira hafi y'intambara, umutambyi azigire hafi y'abantu. Iri ni itegeko rya kabiri. Muri iyi ntambara turimo igoye, ukeneye gusaba Yesu akakwegera. Amen. Bwira Yesu uti nyegera, kuko twebwe imbaraga zo kwegera Imana zadushiranye. Umutambyi azegera abantu. Nta ntambara n'imwe ishobora kuba umutambyi wacu mukuru atatwegereye. Buriya nubwo wakumva amatwi yawe akubwira ko Imana yagusize, Imana muba murigize gute? Muri kumwe. Ni itegeko ry'intambara z'Uwiteka yuko mu gihe cyose abantu b'Imana bagiye kurwana intambara, umutambyi mukuru agomba kuza akabegera ku rugamba. Ntago bagomba kuba bari bonyine. Ikindi kintu gikomeye, umutambyi ababwira ati nimwumve Bisiraheli, uyu munsi mwigiye hafi y'ababisha murwanya. Imitima yanyu nticogore, ntimutinye, ntimuhinde umushyitsi, kandi ntimubakukire umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ari ijyana namwe ngo ibarwanire n'ababisha banyu bakize. Amen. Urugamba ni urw'Uwiteka. Kandi abatware bazabaza abantu bati, ninde uri hano wubatse inzu akaba atarayeza? Nagenda asubire muri iyo nzu ye gupfira mu ntambara undi ngo ayeze. Umuntu mu mutwe uri ku rugamba rw'Imana, ariko akaba yifitiye mu mutwe w'inzu gusa. Tujya tubagira umuntu akaba yicaye mu rusengero, mwatangira mutamaturo n'icyacumi, yarangiza ati ahubwo muzi ibibazo mfite, nariya mujyanye mwagira gute? Mwayama, mfite inzu ikeneye gusakarwa, nukuri rwose urabona icyangombwa natse kirabura amezi 3, ahubwo mukuru w'itorero nta kuntu mwayama wenda nkazayaba mu kwezi gutaha, ko ari ukwirwanaho kandi icyacumi cyagenewe kwirwanaho. Kirazira umuntu mu mutwe urugamba warusimbuje inzu. Ni ikibazo. Ubu turimo kwiba no gusambana no kwica no kugira gute, kugira ngo umuntu agire akazi muri Kigali. Ariko bizarangira gute? Ni ikibazo. Ninde uri hano wateye uruzabibu akaba atararya imbuto zarwo? Uwo nawe nagenda asubira imuhira ye gupfira mu ntambara, undi ngo arye imbuto zarwo.
umuntu uba ufite akantu ka business ke yatangiye ibintu yashyizemo imbaraga, hari igihe umubwira ibintu by'Imana yarangiza akavuga ati rega rero ndimo ndagerageza rwose ikimasa. Ariko nubwo ibi bintu ndimo kubabwira ari ibintu by'ingenzi, ariko ntibikwiye kugenda mu bitekerezo ngo bisimbure umwanya w'Imana. Turabikeneye nibyo. Kandi ninde uri hano wasabye umukobwa akaba ataramurongora, nagenda asubira imuhira yo gupfira mu ntambara undi ngo amurongore? Hari abantu babaga barimo kurwana, ariko yarangiza agahita avuga ati ye baba we mpfuye ntashatse, we mpfuye ntarongoye. Si ubwo umuntu yaba ari ku rugamba? Reka ngiye ikintu mbabwira, ntabwo uzaba umusirikare w'Imana mu mutwe wawe umwanya w'Imana warawusimbuje ibintu by'inkundo. Uyu yanteye indobo aragiye, uyu araje, reka ngerageze ndwanye n'uyu nguyu nawe atazancika nk'uwa mbere. Ugasanga umuntu ibintu by'Imana arapakuruye. Oya, ninde uri hano utinya agacogora umutima, umunyabwoba, umuntu ubona akantu kose kabaye agahita asimbuka agata kontrole? Uri hano ninde nagenda asubira imuhira imitima ya bene wabo ye gukuka nk'uwe? Satani ajya azana abantu b'abanyantege nkeya. Mwategura ikintu umuntu agahita abwira ati mvase usoko baca intege ngaha hondi, ariko ibi bintu ntibishoboka. Mu nama z'itorero babamo, mu makorari babamo, ukabwira umuntu uti korari yacu tugiye kuzamuka dushaka ukuntu dukora ivuna, yarangiza akakubwira ati ibyo bintu ntabwo bizashoboka. Ejo bundi n'amafaranga yo gukoresha inanga twarayabuze. Aba bantu reba ngaba simbabujije, ariko ibyo bintu by'ivuna ni mubireka afazari mu bisimbuze pikiniki tuzirire byibuze. Abantu b'abanyabwoba bazava muri uru rugamba, abantu baca abandi intege, abantu bacika intege bahamutswa n'akantu kose, bazava mu rugamba hasigara abantu biyemeza barwanishwa n'Imana gusa. Kubw'ibyo rero muri uyu mugoroba hari ikintu gikomeye cyane nagira ngo mbasabe. Mu Bafilipi igice cya 1:19 hari amagambo akomeye. Ndagira ngo mubanze mwumve yuko dukeneye kuba turi kumwe n'Imana kuri tere y'urugamba urwo ari rwo rwose. Yaba urugamba rw'ubuhanuzi turimo no kubona imbere yacu, dukeneye kubana n'Imana cyane, kandi ntidukwiye kumva ko turimo kurwana twenyine. Umutambyi mukuru wacu Kristo yegereye urugamba rwacu, yatwegereye cyane. Ntazakunda ko umugore wicaye hano aseba, ntazakunda ko umugabo uri hano aseba, kandi ikindi ntazatuma yuko umusore uri hano agira gute aseba, kuko Bibiliya iravuga ngo siko bizaba mubagira gute, mubagutegereza ntawe uzakorwa n'iki, ntawe uzakorwa n'isoni. Bibiliya iratangaje. Abafilipi 1:29, kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Umurongo wa 30 Pawulo arangije aravuga ngo mufite kwa kurwana mwambonanaga, kandi ari nako mukinyumvana n'ubu. Amen. Umuntu ugiye kunesha agomba kuba afite amateka abiri: uko kera wari umeze, intambara warwanye, kera wemeye kugira ibintu reka kugira ngo ube umukristo, hari ibihombo wagize, hari abantu wemeye muratandukana bakagombye kuba bagufitiye inyungu ku bwa Kristo, hari ukwiyemeza kudasanzwe. Igihe wajyaga kubatizwa bene wanyu barakwanze, ariko Imana ntiyakwanga kuba hafi, irakurwaza iragufasha. None ubu bene wanyu bose barakugarukiye, basigaye bavuga yuko ari wowe muntu wa mbere muri famiye wagize amahitamo meza. Kubw'ibyo rero Pawulo ati mufite kwa kurwana mwambonanaga. Ayo ni amateka yahise. Ubutwari wagize amateka yahise wibwibagirwa. Nubwo uyu munsi wa none bigaragara ko Satani yaguhondahonze, nubwo bigaragara yuko urimo kugaragurika, wikwemera kuryama, hereza akaboko kawe Imana, ubwira Imana uti Imana, ibuka kera ko nigeze ngukorera, ibuka kera ko nigeze ngushakisha, umpagurutse mu izina ryawe. Ikindi kintu gikomeye Pawulo yaravuze ngo uko mwambonanaga kandi ari nako mukinyumvana na n'ubu. Ndasaba Imana ngo uyu munsi
iduha amateka yo kuguma kurwana urugamba rw'Imana nk'uko kera Imana yagiye iduha imbaraga. Kubw'ibyo rero muri uyu mugoroba nsoza, ndasaba umuntu wari umaze igihe arwana intambara zindi guhaguruka akaza kugira ngo Imana imwandike mu gitabo cy'abantu barwana intambara zayo. Icya kabiri, umuntu wigeze agira amateka meza kera, akaba yarigeze arwanira Imana, hakaba hari urwibutso rw'ayo mateka, ariko uyu munsi Satani akaba yaraguhinduriye intambara, ukaba uri mu ntambara yo kuvumba, uri mu ntambara y'ubusambanyi, uri mu ntambara yo kunezeza kamere yawe no kunezeza abo mugendana. Imana ukaba warayitakaje, kandi tukaba turi ku musozo w'intambara. Haguruka ubwire Yesu ngo muri uyu mugoroba ndaje. Turasoje. Ninde muntu muri uyu mugoroba wifuza kuyegurira Imana? Ninde muntu ubwira Imana ngo Mana, nagiye neshwa muri no minsi ku rugamba, nari nacitse intege, ariko Mana ikiganza cyanjye ngishyize mu cyawe, mfasha mbashe gutsinda ibi bintu. Wowe usaba Imana ngo ikuneshereze, wowe usaba Imana ngo iguhe imbaraga. Aha twari tugeze, twari tugiye kugira aho urugamba rurangiye, ariko niho abasirikare benshi barimo kugwa. Mana mfasha nzabashe kukubona mu maso. Dore nararushe, dore nagize byinshi nigomwe, narwanye intambara nyinshi, narababaye cyane, ariko muri uyu musozo w'intambara mpimbaraga ndwanisha kugira ngo uzagaruke usange nkirwana. Ngurure mwamamaza ubutumwa mw'isi yose, nimukwizayo makuru mu bantu, abashaka nibaze. Uwemeyaze, 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 nimubwire muzabatuye hasi. Umubyeyi aratarura abana be, abashaka nibaze. Ushaka kuza yitindiganya, ngwino winjira, irembo riruguruye, wigira isoni. Umwami Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Niba ubishaka ngwino, ngwino uhoberane n'Imana iragukumbuye. Uwemeyaze, uwemeyaze, nimubimenyesha abatuye hasi. Umubyeyi aratarura abana be, abashaka nibaze. Haramutse hari urimo kuza yatambuka, asaba ubutwari, koresha ubutwari, tera intambwe uze. Yesu aragushaka, ngwino aguhindurire amateka. Niba ubishaka ngwino. Iki ni igice cya nyuma, turasoje. Uwemeyaze, uwemeyaze, nimubimenyesha abatuye hasi. Umubyeyi aratarura abana be, abashaka nibaze. Amen. Kansabe pastor yegere hino. Muri uyu mugoroba uw'Imana yahaye umugisha, ikamuha amahirwe yo gusabira abantu umugisha, kandi uwo mugisha ukababaho, ikamuha amahirwe yo kuba mu gihe Imana yamaze kubyara umuntu n'umwuka, ikamuha amahirwe y'uko yamanukana n'uwo muntu muri Yorodani wifuza kubyarwa n'amazi. Uyu mugoroba ibitekerezo byawe byongere kwibaza uko urimo kurwana aya matiku, ubu bwesikoro, uku kurwanira ibyubahiro no gushaka kumenyekana.
izi ntambara zizatugeza he? Ndifuza ko Imana muri uyu mugoroba iduha amahirwe yo kuzavuga amagambo 3 akomeye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ibyo bintu 3 bizaduha ububasha bwo kuvuga ngo ibisigaye mbikiwe ikamba ry'iki? Ry'ubugingo. Imana iguhe gutekereza kuri icyo kintu mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane muri uyu mugoroba turangijemo uyu munsi wa mbere w'imirimo. Tugushimiye ko waduhaye umugisha wo kuba dutarutse mu ngo zitandukanye tugahora muri inzu yitiriwe izina ryawe, izina ryawe rihimbazwe. Gahunda y'umunsi ushize tugushimiye ko wayoboye, ukabavanye umugaragu wawe aho avuye muri biriya bice bya kure, ukamurindira mu byuma byakozwe n'abana b'abantu, kwamugejeje n'amahoro, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimire cyane ijambo ry'Imana umucishijemo, buri wese akuyemo irye, kandi n'abatitanze hano imbere ndahamya nashidikanya ko twese twatsinzwe n'urubanza. Turagusabye ngo Mwami Imana wakire imitima yacu, kwicisha bugufi tugaragaje imbere yawe ukwandika mu bitabo byo mu ijuru. By'umwihariko hari abateye intambwe baza imbere, wakirana amaso y'imbabazi zawe. Ufashe iyi ntambwe ikomeye cyane nko tubiririmbye muri iriya ndirimbo, akoze igikorwa cy'ubutwari, uzakimwibukire. Reka rero tugusabe ngo wakomereze mu mbaraga yawe, kandi abatarafata icyemezo cyo kubyarwa ubwa kabiri ngo babyarwe n'amazi n'umwuka ubibashoboze Mwami. Turateganya ko mu mpera z'iki cyumweru ku isabato hazabaho umubatizo wafatisha icyemezo, kandi twongeye gusabira abafashe icyemezo mbere ngo barinde ko umwanzi Satani Mwami Imana yabagira za mbuto zaguye mu nzira bityo inyoni zikazirya. Ahubwo Mwami Imana turagusabye ngo bafashe rwose bashingishe intambwe mu rugendo, kandi ku iherezo ku isabato uzabateresha intambwe babashe kubyarwa ubwa kabiri. Mugaragu twongeye kumusabira rero ukomeze kumurinda mu majya no mu maza, kandi ukomeze kumukomereza umuryango. Twese abumva ijambo ryawe utwongerera abakizwa. Dufashe muri uyu mugoroba ko tugenda gutadutana umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.